Igitondo cyiza turabashuhuje bene data nanone. Uyu ni umunsi wa kabiri w'isabato ku itariki 16 Nyakanga. Tugiye rero gukurikirana icyigisho kitubwira ngo kwihana nyakuri. Muri kumwe na Nzabamwita Pierre afatanije Mutagoma Amone. Reka tubanze dusenge kugira ngo dukurikirane icyigisho. Urakoze mubyeyi mwiza, uduhaye mubyeyi mwiza kuzinduka kugira ngo twumve ijambo ryawe. Turakwinze kugira ngo uduhe imitima imenetse kugira ngo tubashe ufashwa nawe. Umwuka wera akore ku nkingi z'imitima yacu kugira ngo yorohere kukwakira, kandi n'abadukurikiye bose kugira ngo babashe kugerwaho n'impano y'umwuka wera. Tugusabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze rero, reka dusabe mwene data Amoni atwibutse icyigisho twize ejo, hanyuma anadukomereze icyigisho gishyashya. Ni karibu Amoni. Murakoze cyane. Duherukana ejo twiga icyigisho cyo kuwa mbere kitubwira ngo kubabazwa n'icyaha. Se mwene da, ureba ndetse ukanumva aya magambo y'iki cyigisho yawukoze ku mutima, ndagusabira kugira ngo umwuka wera agukore ku mutima nk'uko natwe twese turarikirwa gukorwa ku mutima. Ahangaha rero ingingo yo kuwa kabiri iratubwira ngo kwihana nyakuri. Ubwo byumvikane ko hari no kwihana kutari nyakuri. Hano rero turabona amagambo atubaza ngo ni ukuhe gusaba kwa Dawidi igihe yamenyaga uburemere bw'igicumuro cye. Zaburi ya 51 umurongo wa mbere kugeza 4. Reka twumve uko hatubwira. Ni karibu dufashe. Zaburi ya 51 iratubwira iti: Mana umbabarire kubw'imbabazi zawe nyinshi usibanganye ibicumuro byanjye. Urumva neza neza? Yeze kuwa 4 ntago nane. Komeza nta kibazo. Turakomeza tugeze kuwa 4. Unyuhagire rwose gukiranirwa kwanjye, unyeze unkureho ibyaha byanjye, kuko uzi ibicumuro byanjye, ibyaha byanjye biri imbere yawe iteka. Ni wowe ubwawe nacumuye, nakoze ibyangwa n'amaso yawe, byabereye bityo kugira ngo uboneke ko ukiranuka nuvuga, kandi uboneke ko uboneye nuca urubanza. Ahangaha iri sengesho rya Dawidi yarisabye Uwiteka mu gihe yari amaze kubona ko yacumuye, kandi yacumuye bikabije. Tugiye kubona ikintu Dawidi yahombye. Dawidi yiyumvisemo ko abuze umunezero uzanwa no kwera, kubera yuko yari yaciye umubano n'Imana binyuze mu gukora icyaha. Isengesho rya Dawidi amaze gucumura ryerekana imiterere y'agahinda nyakuri, ababajwe n'icyaha. Kwihana kwe ntikwarimo uburyarya, kandi kwari kwimbitse. Ntiyigeze apfobya igicumuro cye, ariko twebwe iyo twacumuye turabipfobye, ugasanga turi gushaka inzitwazo, ariko we nta rwitwazo yigeze ashaka. Ahubwo yihannye by'ukuri, kandi yiyumvamo yuko hari icyo yahombye. Ahubwo Dawidi yabonye ko igicumuro cye cyari gikabije. Yabonye uko cyahumanije umutima we, maze azinukwa icyaha cye. Urumva neza yuko burya nta muntu wakubwira ngo reka iki ngiki wowe ukibona ko kigufitiye inyungu. Ahubwo iyo umutimanama wawe umaze kuguhamiriza ko icyo kintu ari kibi ndetse gifite n'icyo kiguhombya, kikubujije amahoro, nibwo ufata umwanzuro wo kukihana. Mbese ni ukuhe kwihana nyakuri Dawidi yagize tugomba gushaka? Zaburi ya 51 umurongo wa 10 ugeze wa 13, dufashe utubwire uko havuga. Haragira hati: Mana undememo umutima wera, unsubizemo umutima ukomeye. Ntunekure yo mu maso yawe, ntunkureho umwuka wawe wera. Unsubizemo kunezerwa n'agakiza kawe, unkomereshe umutima wemera. Nibwo nzigisha inzira yawe abacumura, abanyabyaha baguhimbikirire. Urakoze cyane. Urumva ko Dawidi rwose
yasabye Uwiteka kumuremamo umutima mushya. Hari naho yavuze ati unkuremo umutima ukomeye nk'ibuye unshyiremo umutima woroshye. Korohera umwuka wera burya ntako bisaba baremwe. Undeme mu mutima wera. Ibyo bitangirira bitangirira hano mu rufatiro rw'imico ya gikirisitu, kuko ibibazo by'ubuzima bituruka mu mutima. Urumva neza yuko ibintu byose bituruka hehe? Mu mutima. Hano hagati muri aya magambo akurikiraho haravuga ngo amakimbirane yari kurangira, abizera bari guhuza umutima n'intekerezo, mu matorero hari kubamo ubutungane n'urukundo. Iyo baza kwemerera umwuka w'Imana akaza akamurika ibiri mu nguni z'imitimanama yawo, ibi niko byajyaga kugerwaho. Hano kuri se hari amagambo avuga ngo abaza ngo mbese n'iki Bibiliya yigisha cyerekeranye no kwihana no kwiyegurira Kristo utizigamye? Twibuke ko turi kwiga ingingo itubwira ngo kwihana nyakuri. Hano rero turebe icyo Bibiliya yigisha cyerekeranye no kwihana ndetse no kwiyegurira Kristo utizigamye. Yego. Hano mu Baroma 2:4. Mu Baroma 2:4 haragira hati, Abaroma 2:4 haragira hati, kandi usuzugura ubutunzi bwo kugira neza kwayo n'ubw'imbabazi zayo n'ubwo kwihangana kwayo. Ntuzi yuko kugira neza kw'Imana ariko kukurehereza kwihana? Noneho ibyakozwe n'intumwa 3:19 n'igice cya 5:31. Byakozwe n'intumwa 3:19 haragira hati, nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibo mu kwiza ituruka ku Mwami Imana. 5 ibyakozwe n'intumwa 5:31 go ibyakozwe n'intumwa 5:31 haragira hati 31, Imana yaramuzamuye imushyira iburyo bwayo ngo abe ukomeye n'umukiza, ahesha Abisirayeli kwihana no kubabarirwa ibyaha. Urumva neza yuko Bibiliya yigisha rwose ibyerekeranye no kwihana ndetse no kwiyegurira Kristo tutizigama. Kuko kwihana ari impano. Ni impano y'Umwuka Wera. Hano rero harakomeza havuga ngo uko tutabasha kubabarirwa tudafite Kristo, ni nako tutabasha kwihana tudafite umwuka we. Ya mpano y'Umwuka Wera. Niko tutabasha kwihana tudafite umwuka wera ukangura imitimanama. Ukangura umutimanama wawe, uwanjye, ibyo byose umwuka wera niwe umuri kubikora. Kristo niwe soko y'imigambi yose itunganye. Niwe wenyine ubasha gutera umutima kwanga icyaha, buri gushishikarira ukuri n'ubutungane, buri kwemezwa ibyaha byacu. Ni igihamya cyerekana ko umwuka wa Kristo ukorera mu mitima yacu. Uri kumva neza yuko kwihana nyakuri burya bigira isoma. Nayo mpamvu buriya nta muntu warenganiriza ngo ntabwo yihanwe. Buri muntu wese agira igihe cye. Umuntu wese agira igihe cye, biyo mpamvu urigisha cyangwa se ukigishwa ariko ugategereza imbaraga y'umwuka wera yazaza gutubura ijambo mu mutima w'uryakiriye. Murakoze cyane rero mwatwunganira. Urakoze cyane. Kwihana nyakuri turabyumvise. Kwihana nyakuri ni impano y'umwuka wera ikomoka kuri Kristo. Kuko Kristo amajije kujya mu ijuru yohereje umwuka wera, yehereje iyo mpano ngo ahesha Abisirayeli kwihana no kubabarirwa. Babitubwiye ni impano y'umwuka wera. Nta muntu ubwe wabasha kwihana ngo abishobore. Wabyikorera nyine, ariko ntibyatinda kubona yuko wibeshye.
kubera yuko uyu munsi wabigerageje ariko birakunanira, ejo urongera ubisubiramo. bimeze nko kuhamba mu musenyi. Mu wambe umugozi mu muzenyi, nibyo. Imana rero ibahe umugisha kandi ibahe kuryoherwa n'ibi byigisho. Imana iduhe iyi impano y'igitangaza, impano yo kwihana no kubabarira. Imana ibahe umugisha kandi mukomeze mukurikirane ibi byigisho byacu n'akagaruka. Murakoze, mugire umunsi mwiza. Murakoze namwe. Amen.